Umubiri w'umuntu ucumbikiye imisemburo irenga 50. Igitangaje kurushaho ariko ni uko iyi misemburo yose idakora akazi kamwe. Iyi misemburo isobanurwa ite? Kandi se ikora ite? Mu mwaka w'1902 nibwo abanyasiyansi b'Abongereza William Bayliss ndetse na Ernest Starling bavumbuye ko iyo acide hydrolike iba mu gifu igiye ikinjira mu gace k'urura rutoya kitwa duodenum. Utunyangingo tw'urura rutoya duhita tuvubura ubutumwa bugenda mu maraso bukagera ku yindi nyama yo mu nda yitwa impindura, bigatuma irekura enzyme zikoreshwa mu igogora. Ibi nibyo byatumye mu mwaka w'1905 Ernest Starling akoresha ijambo hormone riva ku ijambo ry'Ikigiriki ormao rivuga kubyutsa cyangwa gusembura, kugira ngo asobanure ubu butumwa buva ku rugingo rumwe bukanyura mu maraso bukagera ku rundi rugingo bukarubwiriza kugira icyo rukora. Nguko uko ijambo umusemburo ryavutse. Ikaze muri Bright Doctor, ikiganiro tungukiramo ubumenyi bushya ku ndwara zitandukanye zisanzwe muri sosiyete, nyuma yo kumva icyo abahanga n'abanditsi bazivugaho twifashishije ubushakashatsi bukomatanyije dusanga kuri murandasi, tukabugereranya n'uko dusanzwe tubuzi, bityo natwe tukunguka ubumenyi bushya ariko kandi tukajyana n'aho duhagarara. By'umwihariko turaza gukoresha urubuga Diabetes UK. Nge turi kumwe ndi Ibel Biramahire. Ikaze nanone. Ubwo Starling na Bayliss bari bamaze kuvumbura ko hari ubutumwa buturuka ku rugingo rumwe bukanyura mu maraso bukagera ku rundi rugingo bukabyutsa impinduka mu mikorere, bari bavumbuye ubumenyi fatizo bwari bugiye gufasha n'abandi bahanga mu kumva impamvu yihishe inyuma y'impinduka zitandukanye zibera mu mubiri w'umuntu. Ngubu ubumenyi kandi bwihishe inyuma y'ivumburo rya insuline. Insuline, umusemburo ufasha mu kuringaniza isukari yo mu maraso. Reka tuwuvugeho. Mu mwaka w'1889 nibwo Oskar Minkowski ndetse na Joseph von Mehring, abafiziyologe n'abahanga mu by'ubugenge bo mu gihugu cy'Ubudage, bavumbuye ko hari isano riri hagati y'inyama yo mu nda yitwa impindura ndetse n'indwara ya diyabete. Indwara twabwiye mu biganiro byacu bya Bright Doctor byabanje. Muri comment murabisangamo. Uko Oskar na Joseph babigenje, bafashe imbwa bayikuramo inyama yo mu nda yitwa impindura. Bari bitewe n'uko nubwo muri uwo mwaka w'1889 diyabete yari yaramaze kuvumburwa izwi nk'indwara irangwa no kugira inyota nyinshi cyane, gukenera kwihagarika cyane ndetse no gutakaza ibiro byinshi cyane kandi mu gihe gito, icyitera cyo nticyari kizwi. Ikindi kandi nuko banategerezaga ko iyi nyama, uretse ko bari baramaze kumenya ko igira akamaro kanini mu igogora, banategerezaga ko yaba hari uruhare igira mu kuringaniza isukari yo mu maraso. Mu kuvana impindura mu mbwa, bategerezaga ko iri bwerekane ibimenyetso bya diyabete, ubundi bakemeza ko impindura koko ifite ihuriye no kuringaniza isukari yo mu maraso. Neza nk'uko babitekerezaga, imbwa yatangiye kwerekana ibimenyetso bya diyabete. Yagize inyota nyinshi, inywa amazi menshi, yagize kunyara kenshi kandi cyane, yagize gutakaza ibiro cyane. Nubwo rwose bari bakomeje kuyigaburira nk'ibisanzwe, byerekanaga ko isukari yayo itari irimo irakoreshwa neza, bityo umubiri ugashakira imbaraga mu binure byawo. Yagaragaje kandi umunaniro mwinshi no gucika intege. Igikomeye kurushaho ariko, nyuma y'igihe gito imbwa yarapfuye, izize ingaruka z'isukari nyinshi mu maraso yayo. Mu kubona ibi ngibi, Joseph na Oskar bahise bemeza ko inyama yo mu nda yitwa impindura ifite akamaro kanini mu kuringaniza isukari yo mu maraso, ndetse ko hari ibyo yabivubura biyifasha mu kuringaniza iyi sukari. Nubwo ariko byari bimeze gutya, nta makuru yari ahari ku butumwa iyi mpindura ivubura bwabugiye uruhare mu kuringaniza isukari. Nyamara ibi ntibyarangiriye aha, ahubwo byateye inyota abandi bahanga mu bya siyanse bakomeza bacukumbura. Hagati y'umwaka w'1910 ndetse n'1916 nibwo Sir Edward Albert Chappell Schaffer yasobanuye byimbitse ko uturemangingo tw'impindura tuvubura ikinyabutabire gifite ubushobozi bwo kuringaniza isukari yo mu maraso. Iki yacyise insuline, abikomeye ku ijambo ry'Ikilatini insula bisobanura island muri mu Cyongereza cyangwa ikirwa mu Kinyarwanda. Izina kandi rifitanye isano n'imiterere y'uturemangingo ducumbikiye ububasha bwo kuvubura ikinyabutabire, kuko tugaragara ari twinshi kandi twiheje muri iyi nyama yitwa impindura, nk'uko byavumbuwe na Paul Langhans mu 1869. Umusemburo wa insuline ubona izina ryawo gutyo. Kugeza aha kandi byari byaravumbuye ko utu turemangingo tuba twarangiritse mu muntu urwaye diyabete. Icyari gisigaye aha cyari ukumenya ngo ni gute uyu musemburo wakorwa mu mubiri w'umuntu ubasha kuwuvubura utangiritse, ugatunganywa ubundi ukajya wifashishwa mu kuvura diyabete abantu bayirwaye. Ibi ni byatumye mu kwezi kwa 10 1920, nyuma y'imyaka ya 31, Joseph na Oskar bakoreye ubushakashatsi ku mbwa. Frederick Banting, umuhanga mu byo kubaga w'umunyakanada,
Nyuma yo gusoma ikinyamakuru cyavugaga ko uturemangingo tuvubura umusemburo wa insuline dufata igihe kirekire ngo twangirike ugereranyije n'ibindi bice by'impindura, asobanukirwa ko ibi byafasha mu kuvana umusemburo wa insuline mu mpindura bitagombeye kwangiza uturemangingo tuyivubura. Ikibazo ariko uyu Benting ntabwo yari umushakashatsi ku buryo yari kwifasha kuba yakora ibi ngibi. Ibi ngibi byatumye ku itariki ya 7 z'ukwa 11 1920 asura John McLeod wari profeseri mukuru muri University ya Toronto ho muri Canada. Bashyira ibitekerezo hamwe bapanga uburyo bashyira mu bikorwa ibyo Benting yari yatekereje. Tariki 17 z'ukwa 5 1921 McLeod yafashije Benting kubona laboratoire zari zigiye kubafasha mu bushakashatsi bwabo, ndetse azana n'umunyeshuri we Charles Best ngo abafashe kuko yari afite ubumenyi mu gupima amaraso akamenya ingano y'isukari irimo. Akaba yaragombaga kubafasha gupima isukari ngo bajye bamenya impinduka nyuma yo gukoresha umusemburo wa insuline bari kuba bakuye mu mpindura. Kuri uyu munsi nyine Benting, Best na McLeod bahurije hamwe imbaraga zabo mu bushakashatsi batangira gushaka ukuntu bakura insuline mu mpindura y'imbwa. Mu kugerageza ibi bafunze indi miyoboro iri kuri inyama y'impindura uretse ahaturuka insuline honyine, kugira ngo birinde ko hagira ibindi binyabutabire byivanga na insuline bikaba byayangiza. Bari bafashe ariko n'indi mbwa bayikuramo impindura yayo kugira ngo baze kuyitera insuline babonye, maze barebe ko hari icyo ifasha mu kuringaniza isukari yayo nta mpindura ifite. Tariki ya 10 z'ukwa 11 1921 umwe mu bushakashatsi bwinshi bari bakoze bwagenze neza, nubwo impinduka zari gake gake ndetse bwinshi mu bushakashatsi bari bakoze bukaba butari bwagenze neza. Benting n'ikipe ye batangiye kubona isukari y'imbwa bari bateye insuline bakuye mu yindi mbwa igenda igabanyuka. Ibi byabateye kwizera ko nta kabuza hari icyo baraza kugeraho. Ibi babikoze mu gihe cy'iminsi 70 batera iyi mbwa insuline kandi isukari yayo iguma ku murongo. Iyi nsinzi y'ubushakashatsi niyo yatumye tariki 12 z'ukwa 12 1921 James Collip, umuhanga mu by'ubuzima ndetse n'ubutabire, nawe yiyunga kuri iyi kipe kugira ngo abafashe kuyungurura insuline bari babonye ngo noneho ibe yasuzumwa ku bantu. Hamwe n'ubufasha bwe babashije kubona insuline imeze neza kandi itunganyije. Iki gihe ariko noneho bari bafashe umwanzuro wo kuyikura mu nka kubera ko impindura z'inka bitari bigoye kuzibona mu mabagiro, bityo bikaba byafasha kubona ihagije kandi ihoraho. Ikindi ariko nuko Collip ndetse n'ikipe ye bari bamaze kubona ko insuline ivuye mu mpindura y'inka iba imeze neza nk'ivuye mu mpindura y'umuntu, bityo bakaba bari bafite icyizere ko izakora neza nigera mu mubiri w'umuntu nta kabuza. Tariki 11 z'ukwa 1922 insuline yari yakuwe mu nka yakoreshejwe bwa mbere ku muntu wari ufite diabete. Kuri uyu munsi bwa mbere mu mateka ya diabete, Leonard Thompson, umwana w'umuhungu w'imyaka 14 wari ugeze habi cyane kubera diabete mu bwoko bwa mbere, yatewe insuline. Mu masaha 24 yonyine isukari nyinshi yari yamuzahaje yatangiye kugenda imanuka. Nyamara ariko aho bari bateye insuline harabyimbye, ndetse no mu maraso ye hagumamo ibyitwa ketone, ibinyabutabire biza mu maraso y'umuntu wagize isukari nyinshi cyane bitewe n'uko umubiri we wagiye ushakira isukari mu binure kugira ngo ubone imbaraga. James Collip yakomeje gukora ijoro n'amanywa kugira ngo arusheho kuyungurura insuline bagendaga babona. Tariki 24 z'ukwa 1922 Leonard Thompson yatewe urushinge rwa kabiri rwa insuline. Kuri iyi nshuro byagenze neza cyane, isukari ye iramanuka ndetse isubira ku murongo nta ngaruka zibayeho. Bwa mbere mu mateka ya diabete yari igiye kurekeraho kuba indwara yica uyirwaye mu gihe gito, ikaba indwara umuntu ashobora kubana nayo kandi ubuzima bugakomeza. Tariki 3 z'ukwa 5 1922 McLeod yatangaje umuryango mpuzamahanga w'abaganga ko havumbuwe insuline abinyujije mu nyandiko yise umusaruro kuri diabete w'ikinyabutabire cyakuwe mu mpindura. Aha hari mu nama y'ishyirahamwe ry'abanyabugenge i Washington ho muri Amerika. Bwa mbere ijambo insuline rijya ahagaragara, ababyumvise babakomera amashyi. Tariki 23 z'ukwa 1923 Benting, Collip ndetse na Best bahawe uburenganzira kuri insuline ndetse no ku buryo bwari bwakoreshejwe mu kuyikora. Ubu burenganzira babugurishije kuri University ya Toronto ho muri Canada. Nuko Benting ati, insuline twavumbuye ntabwo ari iyanjye, ni iy'isi, kuko nyine yashaka ko abantu bose bayikeneye bashobora kuyibona no kuyikoresha. Tariki 15 z'ukwa 10 1923 abari bakeneye insuline bakomeje kwiyongera. Abashakashatsi basanga ari ngombwa gukora uburyo bushya bwafasha mu gukora insuline mu ngano itubutse. Niko uruganda rwa Eli Lilly rwabaye rwa mbere mu gufatanya n'abashakashatsi bo muri University ya Toronto
maze bagura uburyo insuline yakorwagamo. Uru ruganda rwa Eli Lilly rwagize kandi uruhare rukomeye mu gutuma insuline ikwirakwizwa cyane. Iki gihe ariko bari bakiyikura mu nka ndetse noneho no mu ngurube, ngo barebe ko wakongera umusaruro wahaza abantu bayishakaga. Ibi ariko ntibyatinze kuko mu mpera z'ikinyejana cya 20 uruganda rwa Eli Lilly noneho rwakoze ikoranabuhanga ryari rigiye kubafasha gukora umusemburo wa insuline w'umukorano udaturutse ku nyamaswa. Bawita human insulin cyangwa se humulin, ariyo yifashishwa n'uyu munsi mu kwita ku ndwara ya diabete, by'umwihariko ubwoko bwayo bwa mbere. Nshuti kandi bakunzi ba Break Doctor twabanye, ngahe nguko amateka ya insuline. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzaganira ku bwoko bwa insuline ndetse n'uburyo ikorana n'ibyo twariye iyo igeze mu mubiri. Bashimiye ko twabanye, naho utaha mu kindi gice.